nanone turagaruka tugeze ku cyigisho cyo ku munsi wa mbere kitubwira ngo gukiranirwa kw'abanyakanani. Ubundi iyo bavuze gukiranirwa twumvamo mbere na mbere harimo inshinga gukiranirwa nyine. Gukiranirwa ni ingusane yo gukiranuka. Noneho bari kutubwira ngo gukiranirwa kw'abanyakanani. Dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 16, reka mugenzi wanjye ahabasomere ubundi twumve ubu icyo hatubwira kigendanye n'ingingo tugezeho. Itangiriro cya 15 umurongo wa 16 handitswe ngo ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino ko gukiranirwa kw'abamori kutaruzura. Mbese ngibi bisobanuye iki? Reka tugendane mbere ko dukomeza mureke tunze dusenga. Witeka Imana ikomeye, Imana dukunda, turushimiye cyane yuko wemera yuko ijambo ryawe ryera ryandikwa, ndetse wemera ko tubona n'ibintu byigisho muri kino gihe gikwiriye, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Ubwo buri munsi tubyiga, reka ntibitubere iby'imfabusa cyangwa se ngo tubere ibintu biza maze ngo bihite bihita, ahubwo reka ko tugiye gusobanukirwa n'uburyo abanyakanani bari bameze, gukiranirwa kwabo. Reka tube twambare gukiranuka kwawe, maze n'uzazishimiye gusanganira kibe n'igisa nacyo, kandi komeza ubaye natwe mu izina rya Yesu, amen. Hano batubwira ko idini y'abanyakanani yari ishingiye ku myizerere ivuga ko hari ibintu bidasanzwe byo mu byaremwe biha abantu icyizere cy'uburumbuke. Byagengwaga no guhuza ibitsina hagati y'ibigirwamana n'ibigirwamanakazi. Bityo biyumvishaga ko icyo gikorwa cyo guhuza ibitsina kw'ibigirwamana gihwanye n'uburyo nabo bitwara bagakora icyo gikorwa, kandi bakabikorera mu migenzo n'imihango yo gushimisha ibyo bigirwamana ngo bikore nk'ibyo bakora. Icyo gitekerezo cyatumye bashyiraho icyitwa uburaya bwejejwe. Byahuzaga ab'ibitsina bombi, abagabo n'abagore, bihurizaga mu mihango ya kinyamaswa, kandi ibyo byose bikaba bigize imigenzereze iranga idini yabo bwite. Nk'uko tubyumva, abanyakanani bari abantu bari barasayishije kugeza aho bari barafashe ubu buraya bakabwita noneho uburaya bwejeje, kuko babikoraga kugira ngo bashimishe ibigirwamana byabo, ndetse bakabikora mu ishusho yo gushimisha ibigirwamana byabo, ariko nabo bakabikorana n'abagore babo n'abagabo. Ibi bintu rero byatumaga aba bantu basayishije cyane, ngo ishyanga rishobora gukabya mu gushayisha mu bijyanye n'imico mbonera, bikarenga iby'ibigirwamana abo bantu basenga. Ingaruka z'imyumvire nk'iyo ku mana zabo, nta gitangaje rero ko iryo dini ry'abanyakanani yari ikubiyemo ikintu cyo gutamba abana, ikintu Bibiliya yabuzanyaga mu buryo bukomeye. Reka mugenzi wanjye akomeze abasobanurira, mwumve uburyo gukiranirwa kw'abanyakanani bisobanurwa muri iyi ngingo nk'uko twagiye dukomeza tubibona. Buriya turebye mu ijambo ry'Imana, nk'uko twasomye isomo ryabonekaga mu Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 16, turabizi yuko uriya Kanani yari umwuzukuru wa Nowa. Yego, yari umwuzukuru wa Nowa, gusa byarangiye se akoze amahano maze aseka papa we, bityo birangira uyu mwuzukuru wa Kanani ari umaze kuvuma. Gusa ibi ngibi ntabwo byatumye Imana y'urukundo ibatererana, cyangwa se ngo uvuge ngo kuba kuri yavumwe maze ngo nagende ajye ku ruhande. Oya, ahubwo Imana yarabihanganiye, maze iza kujya kugira inshuti yayo witwaga Abraham, maze rero aramubwira ati wowe uzisazira neza, gusa nyuma abazagukurikiraho hari abana bawe bazagenda bajye mu gihugu cya Egiputa, nyamara mu gihugu cya Egiputa bazakoreho uburetwa bukomeye cyane, maze abuzukuruza babo nibo bazagaruka muri kino gihugu
kuko gukiranirwa kw'abamori kutaruzura. Mbese bisobanuye iki? Bisobanuye yuko Imana yacu ni Imana y'urukundo, ni Imana itwitaho. Nubwo dushobora kubona yuko abanyakanani barimbutse, ariko ntabwo Imana yari igambiriye kubarimbura, ahubwo yabahaye umwanya wo kwisubiraho, ariko birangije barabyanga. Ibyo rero byatumye rero gukendwa kw'abanyakanani kurenga ukwemera, nk'uko mugenzi wanjye maze kubabwira uburyo bakoraga ibintu bitumvikana, yuko bafataga imihango twakwita nk'uburaya, maze bagafite yuko ari imihango yera, ngo nuko n'ibigirwamana byabo bibikora. Muri make tekereza, niba ushobora gusenga ikintu urusha gukiranuka, turabizi ko Imana yacu ni Imana yera, Imana yera, Imana y'urukundo, kandi ntabwo twabasha kurusha gukiranuka. Nuko bobo nabo bakoraga ibintu bimeze nk'ubusazi, bimeze nk'ibintu bitumvikana, bw'uko niba n'Imana zabo zikora ibintu nk'ibi ngibi, nabo bari bakwiriye kubikora, ndetse bakajya ku rwego rwo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, bibabaje cyane. Itsindwa ry'abanyakanani rero ntabwo ari ikintu cyaje gutekerezwa nyuma, cyangwa ikintu cyakomezwa ku cyemezo cy'Imana cyo guha Abisirayeli igihugu cya Kanani. Abari batuye muri icyo gihugu cya Kanani bahawe igihe cyo kwisubiraho, igihe cyo kongererwa imbabazi. Muri icyo gihe akariho bari bafite amahirwe yo kumenya Imana n'imico yayo binyuze mu buhamya bw'abakurambere bari batuye hagati muri bo. Ariko ibi ngibi ibyabaye byose bari barahawe amahirwe, ariko uko bigaragara ntabwo bayahaye agaciro. Mbese ibi ngibi natwe byakunda kutuba mu buzima bwacu bwa buri munsi, bijya bikunda kutubaho, ukagira amahirwe yo kumva Uwiteka gukabakaba ku mutima wawe, ariko ntumwakire. Gusa ibi ngibi nabyo bizagera ku iherezo. Bahawe amahirwe ariko ntibayitaho, aho bakomeza gukora imihango iteye ubwoba, kugeza ubwo byabaye ngombwa ko Imana ishyiraho iherezo. Icyo twavuga kuri ino ngingo rero ni uko abanyakanani bakoze ibyo gukiranirwa. Abanyakanani ntabwo bashimishije Imana, bityo birangira barimbutse. Abatumvira Imana muri ino minsi nabo bizarangira barimbutse, ariko abumvira Imana Uwiteka azabarwanira, izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Uwiteka azakubera umugaba, agufashe muri byose, akubere mu nzira yawe, kandi amaherezo azakugeza i Kanani. Reka tumwizere, ntitumere nk'abanyakanani barimbutse kubera kutumvira, ahubwo tumere nk'Abisirayeli bizeye Uwiteka, maze bakabasha kugera i Kanani. Nabo nubwo bagiye bakora ibintu bigiye bitandukanye bitari byiza, ariko natwe koko nk'uko turabisera mu buryo bwa mwuka, nitwizera Imana izadufasha, izadusobanurira, kandi izatuma inzira tuzagira n'imwe ugwisari, maze tubashe kugera i Kanani turi amahoro. Ibyo byo mbasabira n'imbyisabira, kandi tushyireho umwete, Umwami Imana dufashe mu izina rya Yesu. Amen.